ariko rero mubiri wanjye mutima wanjye reka gucogora. Ubundi turwana intambara ebyiri. Hari intambara yo mu mwuka, hari n'iyo mu mubiri. Rero la majorite ku mukristo wese aba afite intambara zo mu mwuka. Yego. Niwe icyo usabwa ni ukunyemerera gusa ibyo uzakora ninjye mbizi. Yego. Kuko icyo gihe mbwira ngo nzayikorere numvaga ko umukozi w'Imana aba ari umupasi. Yesu ashimwe. Nitwa Mukeshimana Emerita, zwi ku izina rya Mama Charlene. Ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanjye, aho tugiye kujya dukurikiranira ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye, n'impuguro zigenewe ibyiciro bitandukanye, ndetse n'ibindi bifasha ubugingo. Turabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Turasuhuza mwese abakurikiye Mama Charlene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, kandi dukomeje no kubifuriza umwaka mwiza. Turasuhuza abo mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza abo mu bihugu by'abaturanyi, turasuhuza mu bihugu bya Afrika bitandukanye, turasuhuza muri Amerika, mu bihugu muri Amerika y'Epfo, Amerika ya ruguru, turasuhuza abo muri Europe, turasuhuza abo muri Australia. Turabashuhuje mwese mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero kandi uyu mwanya nkuko nabibemereye ko tuzajya tunyuzaho ibintu bitandukanye kuri Mama Charlene official. Uyu munsi twabatumiriye umukozi w'Imana. Imana ni umugisha muri aho. Muraho. Amakuru yawe ni meza. Twishimiye kukubona cyane kuri Mama Charlene official. Imana iguha umugisha kandi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Okay, Imana ni iguha umugisha, ndabona uraho. Umwaka wawutangiye neza, duherukana kera isengero zitarakingwa, kubera ukuntu nkunda guhimbaza, nkunda n'indirimbo wajya guririmba ndi mu bihe bikomeye, nkafashwa nkarira nkahaguruka nkagufasha hari iwacu mu Nyakabanda. Hanyuma rero nishimiye kukubona, kuko ndabizi ko indirimbo wariribye zikambohora kandi zikanezeza. Hari abantu bakurikiranye Mama Charlene official, nabo bagomba kunezezwa nazo. Hanyuma rero turakwakiriye, ariko ndifuza ko wibwira abantu bose badukurikiye ikaze. Murakoze cyane. Mu rwego rwo kubibwira, mbese ko mbona uru rugendo rugiye kundusha kandi nkigenda, ko narutangiye mbona ari ikibaya, nkareba hirya nkarora hino hose nkasanga ari ibibaya. Komera ushikame wisubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Nitwa Ab'ingenzi Gonzague. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana 3. Ngira umugisha wo kubana namwe kuri icano. Yego. Okay. Rero nkuko abivuze, ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa mu buryo bw'indirimbo ndetse no mu buryo bw'ijambo ry'Imana ko tubonye uburyo. Kuba ngira umugisha rero nkoza kuganiriza abantu bose batega amatwi cyangwa se bakurikirana iyi cano, ni umugisha kuri njye cyane, kandi namwe ni umugisha kuri mwe, kuko tugiye kuganira ubundi tugafashanya mu buryo bw'umwuka. Imana umugisha. Okay, Imana ni guha umugisha cyane. Nkuko nagiye mbibemerera ko nzajya nyuzaho ibintu byinshi kandi bitandukanye. Burya ijambo ry'Imana riravugwa mu buryo bw'ijambo, ariko indirimbo nayo burya ni ubutumwa buri mu buryo bw'indirimbo. Ubwo rero ndimo kubavamo ideni kugira ngo ibintu byose nabibemereye ngerageze kubizana. Impamvu rero nahereye kuri wowe nuko hari indirimbo ufite. Iyo rwose uhise unayiheraho ngo komera ushikame. Niyo umaze kuturirimbira, komera ushikame, niko numvise, ngo wisubire inyuma nubwo bikomeye siko bizahora. Amen. Hanyuma rero ndifuza yuko
uturirimbiraho gato yuko ubyumva utuyituririmbire maze bafashwe nanjye kandi ndagufasha pe kuko ndayikunda cyane bariyo uheraho. murakoze cyane nyine ndishimye. iyi ni indirimbo yafashe imitima ya benshi usibye n'abantu nanjye ubwanjye iyi ndirimbo iramfasha. rimwe ndi kuri radiyo imwe muri izi radiyo zikorera mu Rwanda umunyamakuru yigeze kumbaza aravuga ati ese mu ndirimbo ugira ni iyihe ndirimbo ukunda? Yego. ubundi abahanzi cyangwa se abaririmbyi turirimba kandi tuniyandikira. Yego. ni ukuvuga ngo hari indirimbo numva ntakunze ntabwo bibaho. ahubwo igihe cyose mba numva indirimbo yose nyikunze, nkumva indirimbo yose ndayikunze, nkumva n'indayikunze. Yego. gusa iyi ndirimbo uburyo yazamuye amavuta cyangwa se uburyo numvaga iri mu bihe byiza muri njyewe, iyo nza kujya muri studio bakambwira bati uyu munsi urakora indirimbo imwe niyo irajya kuri CD yonyine. mu ndirimbo nyinshi ntunga zirimo za Dawidi Abuswa bigenza, zirimo umuntu utuye mu mubiri, zirimo imbaraga, nari kuba uwande n'izindi zitandukanye nagomye kurondora. nari gukora indirimbo ivuga ngo siko bizahora. Yego. kuko ni indirimbo ifite amateka mu buzima bwanjye n'urugo rwanjye. Yego. ni ukuvuga ngo ikora ku mpamvu zombi, ku buzima bwanjye no mu rugo rwanjye. nubwo wenda abantu baba batamenya ibyo ari byo cyangwa se batamesobanurwa, ntamutse nagusobanura ntabwo bamenya icyo nashatse kuvuga icyo ari cyo. kuko ari nk'igitero kivuga ngo ariko rero mubiri wanjye mutima wanjye reka gucogora, reka tugende dukomeze inzira, ndumva imirindi y'umwanzi undi inyuma anyirukankana ngo ansinde mu nzira, ariko ndumva ijwi rimpumuriza ku mwami wanjye turi kumwe. iki ni igitero naririmbye nshaka kwereka abantu cyangwa se nanjye nshaka kubwira n'abandi bantu banega amatwi namwe muyikunda, mvuga ngo nubwo wagenda ukirukanka cyane ariko kumva imirindi y'ibikwirukanka inyuma, dore ko bitazabura. bishaka kugukurura bigusubiza inyuma. ubundi turwana intambara ebyiri, hari intambara yo mu mwuka, hari n'iyo mu mubiri. rero na majorite ku mukristo wese aba afite intambara zo mu mwuka. niwicara mu Kristo ugatekereza ugakururuka ugahindura ukongera ukagarura ugasanga nta ntambara ugira, uzatekereze neza inzira urimo siyo. Nibyo. ngayo nguko rero koko buriya indirimbo nicyo gituma ndirimba iyi ndirimbo. nkaririmba kubera mu rwego rwo kugira ngo mfashe bene data. indirimbo njya kuririmba nari mfite amagambo menshi mu mutwe y'abantu bagenda bansenya. abantu bagenda bansenya, noneho bakansenya rimwe na rimwe ari abo mu miryango, abandi bakansenya ari abo dusengana, abandi bakansenya ari abo mfasha nyoboye, kuko nayoboye ibyumba by'amasengesho mu buryo butandukanye. akaba aribo bansenya neza. noneho njyewe ndasenga, mfata umwanya wo kubumva, mfata umwanya wo kubatega amatwi, ndashungura, nsanga sibo, ahubwo nsanga n'Imana ishize kuri icyo gikarayi kugira ngo inyigishe inkoreshe. cyane ko nayo yari mbere yo kungera muririmbyi yabanje kunyemera kumbaza ngo ndashaka kunkorera, urabyemera? ntindabyemera. ndetse nzagukorera iki? ngo icyo usabwa ni ukunyemerera gusa, ibyo uzakora ni njye mbizi. kuko icyo gihe mbwira ngo nzayikorere numvaga ko umukozi w'Imana aba ari umupasiteri, akaba ari mwarimu, akaba ari umuntu w'umuhanuzi ukomeye. njye numvaga ko ari aho. ariko namaze kumenya ko Imana ikoresha uburyo butandukanye. ishobora gukoresha uri umuririmbyi ukayikorera, ishobora kugukoresha uri umuvugabutumwa usoma Bibiliya ukayikorera, ishobora no kugukoresha ukina filime ukayikorera, ishobora no kugukoresha ikugize umuntu hasi wo ku muhanda, ariko hari aho ngaho ku muhanda ukaba uri umunzani w'abantu bazakunyuraho.
Okay, Imana iguha umugisha. Ahantu uri ku muhanda, ahantu uri ubayeho nabi, wambaye nabi, usa nawe utagira ibiryo, nubwo nanjye kuvuga ngo ni ikigeragezo, ariko nushaka ubyumve neza, uri ishuri ry'abantu bazakunyuraho ntibakamenye icyo bagakwiye gukora. Nibyo. Kandi hanyuma nurangiza umurimo uzahava neza. Niko bimeze. Nigeze nasoma izi nkuru z'umugabo witwa Lazaro na Nyamutunzi. Lazaro yari umukozi w'Imana, yubahaga Imana, yarameze neza, ariko niba hari abantu bapfuye batariye, Lazaro yapfanye inzara. Yapfanye inzara kuko ngo yaryaga ubuvungukira buturutse ku meza ya shebuja, noneho arukira mu gituza cya Aburahamu. Yego. Ari nayo mpamvu Imana imbabarire nubwo nkase nkajya mu bintu bize nko kubwiriza kandi bitari byo. Oya, ntacyo uri kutubwiraho gatoya. Ariko ubundi indirimbo yaturutse. Ariko ubundi ni ukuvuga ngo icyo uzaba cyo gipfunyitse mu makubitse. Niko kuri. Amen. Ngaho rero iyi ndirimbo niho nayikuye, nyikura mwayo magambo yose bavuga batese ni gute umuntu w'umusore, umuntu w'umugabo, umuntu utagize icyabuze, ni gute atunga umugore ugw'igicuri, ni gute atunga umugore ukomoka sinzi, ni gute buriya yarasenze, yaza gusenga ari kuzana umugore ugw'igicuri kuriya. Ese ni gute umuntu usenga amara imyaka ingana gutya atabyara? Umuntu amara imyaka 1, 2, 3, 4, 5, 6 atabyara agakomeza akabana n'umugore. Njye nabyaye imyaka ibaye 8, uyu munsi mfite 3. Haleluya. Umukobwa witwa Akariza niwe Adeline, hagira witwa New You Right Gloria, hagira witwa Atete Upendo Brenda. Amen. Bose n'abakobwa beza. Imana ishimwe cyane, izaguha n'abantu. Rero aho ngaho iyi ndirimbo siko bizahora, niyo napfunyitsemo aya magambo yose y'ibyo byose abantu bagiye bambwira, n'ibyo nagiye mpura nabyo, bakore kwambwira bati senga, nareba ko nta munsi ngira wo kwicara ntasenze, kavuga nese uko ntago mba ntasenze. Umva narasenze, nsenga y'amazi, nsenga y'ubutayu, nsenga Okay, nga turirimbire kugira ngo nibyo abantu bagomba kubimenya. Ntago none se undi udahura na biriya wari guhimba, ntago bishobora. Hari indirimbo nyinshi nakoraga bitewe n'ahantu ndi. Nk'iyo ngiyo siko bizahora, naririmbye natekereje ko divorce n'umugore, nuko Imana inkubitirayo ndagaruka mpita nyiririmba. Wagira ngo mute kuko ameze gutyo? Nari ndambiwe. Wari urambiwe? Kuko barokore bene data nitujye tuvuga ngo Imana yarakoze ngo akoze imirimo n'ibitangaza, nujye uvuga aho watsinze, ujye uvuga naho watsinzwe. Kuko abantu bakunda kwivuga meza gusa. Oya, njye narananiwe. Nshaka kunanirwa, nshaka kumuta, nshaka no kugira gute no gukora divorce nawe, dore ko yari yanabyemeye. Biza kurangira tutayikoze. Birangiye tutayikoze, shitani angira inama arambwira ati murekere mu rugo, nurangiza ujye ukata ku ruhande, ntuzabura umupfakazi ubyarana nawe, ntuzabura umukobwa utera inda nawe, ntwewe ufite abyaye. Biza kurangira rero Imana ingaruye ntaragenda. Aha niho nyishimira nkavuga ni Imana ndagushima ko wangaruye ntaragenda. Yego. Ubwo rero muri uko kugaruka niho nahise ndirimba indirimbo, mvuye kwisezerana, naragiye kwisezerana nyibwira nti hari ibyo ushoboye, hari n'ibyo udashoboye, ibyo udashoboye ngiye kwirwanaho. Hasi ubundi buri turetse ngo twirwaneho twakora iki se, ntabwo twabishobora. Niho nahise ndirimba indirimbo rero mvuga ngo mbese ko mbona uru rugendo rugiye kundushya kandi nkigenda, ko narutangiye mbona ari ikibaya, nkareba hirya nkarora hino hose nkasanga ari ibibaya. Komera ushikame wisubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora, nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Komera ushikame wisubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora, nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Uyu murimo Imana yampaye
ntiwarugoye ntiwarukomeye, ariko Satani n'ubugoma afite ntabwo yishimira ko nzawuhemberwa, antega imitego ahindahindura ashaka ko ntazagerayo. Uyu murimo Imana yampaye ntiwarugoye ntiwarukomeye, ariko Satani n'ubugoma afite ntabwo yishimira ko nzawuhemberwa, antega imitego ahindahindura ashaka ko ntazagerayo. Komera ushikame wisubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Ariko rero mubiri wanjye mutima wanjye reka gucogora, reka tugende dukomeze inzira. Ndumva imirindi y'umwanzi undi inyuma anyirukankana ngo ansinde mu nzira, ariko ndumva ijwi rimpumuriza ku mwami wanjye turi kumwe. Wibuke neza masezerano umwami Yesu we yaravuze ati sinzabasiga ngo mube imfubyi, ahubwo nzaza ho muri hose. Komera rero turi kumwe. Wibuke neza masezerano umwami Yesu we yaravuze ati sinzabasiga ngo mube imfubyi, ahubwo nzaza ho muri hose. Komera rero turi kumwe. Komera komera murakoze cyane. Ngiyi indirimbo yitwa siko bizahora. Siko bizahora, siko bizahora, siko bizahora. Nuko wanyura mu makuba akomeye, naho waca mu ntambara zimeze zityo, naho waca ukomeye ameze ate, komera ushikame. Nubwo bikomeye siko bizagira gute, siko bizahora. Hari ijambo Mukristo yavuze ahuye na gihanda bwihebe, amaze kumutura hasi, amaze aho yaraguye, gihanda arazamuhagarara hejuru n'icumu, agiye kumwica. Napoleon amuhagaze hejuru, ngo arangije aravuga ati have wa mwazi wanjye we winyishima hejuru, naho nagwa nzabyutswa na Yesu wamfiriye. Ngo sinzi uko yikabakabye gato muntu, ngo ahita yumva aracyafite inkota, asanga ntabwo yaguye ukubiri n'inkota, ngo ayikuramo arangije ayiceka mu gituza. Ngo akimara kwiceka mu gituza arongera abaduka, arongera aragenda. Amen. Niba hari ikintu kigora, guhura n'intambara si ikibazo, no kuzirwana ntabwo ari ikibazo, ahubwo uzirwana ute, uzivamo ute. Ese iyo ugize intege nke, ndatinya ko iyo uguye ugukubiri n'inkota. Iyo mvuga inkota ni ijambo ry'Imana, kandi nimvuga kugwa, hari igihe kenshi mvuga kugwa abantu bakagira ngo ni ukugwa bajya kunywa inzoga, bajya mu busambanyi, bajya mu bintu nk'ibyo ngibyo byo guta umutwe. Kugwa kubanziriza mu mutima. Kugwa bibanziriza mu mutima. Kugwa bibanziriza mu mutima. Ntuzabone umuntu yanyweye inzoga none ngo umubone umuntu yagiye mu busambanyi ngo ugire ngo nibwo aguye. Oya, yaguye mbere, arabanza arabitekereza, arabanza bibamo, mutima ubyinjiramo, ubwonko buragenda bubamo, umubiri uragenda ubibamo,
nyuma rero niho agira gute, niho ashyira reponse y'ibyo amaze iminsi atekereza n'ibyo amaze iminsi abamo. Byamara ko niho bigaragara ngo umuntu yaguye, si bwo aguye ahubwo yaguye mbere. Rero ndavugana n'umuntu utararambarara, niwe mbwiye ngo nubwo bikomeye, nubwo bimeze bityo, siko bizahora. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya yaho utazi utabona hari ibihembo. Imana rero niguha umugisha cyane ku bw'indirimbo warutubwiye, ariko hari indi shaka yuko uturirimbira. Uyituririmbire, uyitangire, nukuri uyirangize, ivuga ngo ijya yemera ko bitugeraho. Dufite ikibazo cy'abantu bazi yuko hari abantu bazi yuko kuba ibibazo bibageraho ari ibyaha. Hari n'igihe babona abantu ibibazo bibagezeho ari byinshi kandi bubaha Imana by'ukuri, bakavuga buti burya ni amanyanga, Imana yamukojeje iki? Yamukojeje isoni. Ariko hari indirimbo ufite ivuga ngo ijya yemera ko byose. Urakoze. Izi ndirimbo ziruzuzanya, ni indirimbo zuzuzanya. Iyi ndirimbo njya kuririmba ninagiye mu ivugabutumwa cyane n'umutumishi, ntago nari muzi realite ubuhamya bwe neza gutya, ariko kuri afishe bari bamanitse bavuga bati dufite igitaramo tuzaba turi kumwe n'umuhanzi Gonzague, turi kumwe n'umwigisha uyu nguyu ntagombye kuvuga izina. Noneho naje kwikangura, njye ndi umuririmbyi nyine nk'uko ndi umuririmbyi nsanzwe, ndi umuririmbyi ari nacyo cyananzanye, ariko nza kwikangura wa wundi twajyanye aho ngaho ari unsenye, ansenyera ku ruhimbi, twese turabavuga butumwa. Mu buhamya natanze, mu ivugabutumwa, mu byo nakomeresheje abantu, nayihanganishije abantu, nibyo yahereyeho ansenya. arabwiriza ngo nta mukozi Imana wo kubahonga abura ibyo kurya, nta mukozi Imana bahonga abura imyambaro, nta mukozi Imana bahonga abura inzu nziza, nta mukozi Imana wo kubura amamodoka. Umva aravuga araturagurika. Nanjye hari uwabikoreye twicaranye. Yewe data we, numva ibintu navuze n'ibintu naririmbye byose bikozwe hasi, ariko nsubiye inyuma nibuka ko Lazaro yapfuye atariye. Si icyo Lazaro yapfuye atariye. Subije amaso inyuma nsanga uyu mugabo atubwiye ngo tugere ikirenge mu cye. Yagiye nta mafaranga agira, nta inzu yasize, nta banki yasize. Mwibuke ko hari umunsi bigeze kumufatira umusoro, baramufata, bamufashe abwira Petero ati ariko Petero habura n'umwe uyafite mu ikofi, ya ntuza yandobanura kibuka hiri. Ati ndahaza, ati simbuka hepfo hariya uroba ifi uyasamura kuri umusoro wawe n'uwanjye. Barinda kumufatira umusoro, yari afite andi. Ariko waratubwira ngo tugere ikirenge muke, niba taratapefora akaba tarafite amafaranga. Ni gute wowe umbwira ngo ndabwirwa nuko ndi umukristo, ndabwirwa nuko numwiza ruko mfite amafaranga? Ariko ubu ngo ntukibwirirwa, reka cyararangiye pe. Yavuze we cyararangiye. Nubwo wenda agakriza kakwinjira nk'abandi bose, kandi ndabishimira aho ugejeje ikora. Abigejeje ikora ni heza, biraboneka, ntabwo icyubahiro. Ni ukuvuga ngo rero iyo ndirimbo nibwo natashye ndahana umubabaro n'agahinda ngeze mu nzira, ndavuga ntijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ariko ririmba jya yemera ko umuntu amara igihe kinini mu ntambara, akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi, agahangayika akavunika. Jya yemera ko byose bigira bite bitugeraho, jya yemera ko byose bitugeraho. Ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, ugahangayika kavunika. Ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, ugahangayika ukavunika. Ijya yemera
yemera ko byose bigira bite bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho hari igihe ugeragezwa n'uwo mufatanije umurimo wakwitegereza ugasanga mwafatanije gusenga maze ukibaza uti mbese n'ibyaha ukigenzura ukabibura oya ntabwo ari ibyaha nuko ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ntega amatwi hari igihe ugeragezwa n'uwo mufatanije umurimo wakwitegereza ugasanga mwafatanije gusenga maze ukibaza uti mbese n'ibyaha ukigenzura ukabibura oya ntabwo ari ibyaha nuko ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho. Amen, amen, amen. Mwasenganye mushoje ayine yego mushoje ayirindwi 21 muyishoje mushoje bimwe mwahereyeho mwatura yehe ukabisanga muri karitsiye niko bimeze n'iby'Imana yakuvuzeho n'iby'Imana yakuvuzeho bahari n'amabanga yabo yakumeneye akaba ari byo baheraho bakurasa yego disi ntabyo mbese irabyemera ikabyemera ariko ndashima iyera iyo ibyemera ifite n'ikitegura izakora hanyuma y'ibyo yemeye ko bibaho yemeye ko ngira umugore w'igicuri irabyemera aragwa irabyemera agwa buri kwezi birabyemera akajya agwa buri kwezi umwaka urashira 2-3 niho narimbye ya ndirimbo naririmbye bwa mbere baravuga we baravuga irabyemera imyaka iwanjye yagwigicira imyaka 6 n'amezi 8 uyu munsi ndashima Imana amaze imyaka 13 haleluya agikiza Imana ishimwe cyane amen baragazima haleluya nibwo buryo rero mbabwira ngo Imana igize ite irashoboye umva inyungu Imana ifite inyungu Imana ifite muri uku kumpa umugore w'igicuri nuko abantu bumvise ubuhamya bw'uko umugore wanjye yagwaga igicuri akaba aragikize bumvise ko Imana ishobora guha umuntu kwihangana akihanganira mugenzi we plus umugore cyangwa se umugore akaba yakwihanganira umugabo bitewe n'ikibazo afite yego icyo ni kimwe cya kabiri inyungu Imana ifitemo nuko haraku ikimara gukiza umugore iki gicuri abantu bumvise ko Imana ishoboye yego rwose kuko nta wundi muntu ndumva aratanga ubuhamya ko Imana yamukije igicuri gusa ko ngo hari abaganga babonetse ariko niba baranabonetse bazambwire mbarangire mfite abantu bagwa ibicuri benshi bagiye bampamagara bakambwira bati rwose umugore wawe byagenze gute kugira ngo akire ndabafite benshi abagabo n'abagore n'abakobwa bagwa ibicuri yego bambwire umva bazaca kuri icano bampe nomero zabo mbarangire babavure ariko Imana yakirasho umugore wanjye ni muzima ni muryerye amina haleluya ubwo rero umugore yungukiyemo ko yakize Imana yungukiramo ko ibivuze ubutumwa yego yego ntabwo uri kunyumva haleluya amen oya nabyumvise irabyemera ishobora kwemera kumara igihe kinini ku mpinga y'umusozi ahubwo ko niko nashakaga gasubiremo ko ku mpinga y'umusozi ijya yemera kumara igihe kinini ijya yemera kumara igihe kinini ntambara ukamara igihe kirekire mu mpinga z'imisozi noneho ni ukuvuga ngo ishobora kwemera kuba igihe kinini mu mpinga z'imisozi z'inzara yego kwambara ubusa
kutagira huba kutagira umukubwira ngo impore ukahaba we ukanonga ukanamba nyuma ikazitamurura haleluya yakwitamurura ikaza igasanga wa muntu wicwaga n'inzara niwe ugaburira abandi amina wa wundi wambaraga ubusa niwe wambika abandi wa muntu utaragiraga haba niwe ucumbikiye abandi irarakita irabyemera udatuma mfashwa cyane noneho rata muraho turaho Yesu nashimwe amen ndanezerewe iyo mbonye uburyo nkabona uburyo mbasha kubwira abantu ko Imana igira neza biranezeza yego bikandyohera mu ndirimbo zamfashije zanejeje abantu n'abo ngabo zirimo gusenga Imana ngo Imana izanshyigikire nzikora amashusho zikora amashusho ku buryo nzazikora uburyo umuntu wese azajya ayireba naho yaba afite ubumuga bwo kutumva azajya areba ishusho agahita yumva icyo Imana ivuze icyo kintu ndagishaka Imana igushyigikira hanyuma dukomeje kubashimira mwese abakurikiye M.Charlene official mwamubonye rero umukozi w'Imana ubu yadusuye ariko ntabwo birangiriye ahangaha kandi ndumva tugeze mu mwanya n'ubundi wo gusoza ariko reka tubanze tugushimire murakoze cyane turagushimiye Imana y'amahoro iguha umugisha kandi tukwifurije umwaka mwiza wowe n'umuryango wawe Imana ikomeze igire andi mateka ihindura kuri wowe kugira ngo urusheho guhimba njyewe nabonye ukuntu muhimba njye nubwo ntari umuhanzi ndi umuvugabutumwa nanjye iyo ngize ikibazo mitaniruka muri agenda nkandika njyewe nkabishyira mu ivugabutumwa rero ibigeragezo nubwo bibabaza ariko ni byiza kuko bituma umugambi w'Imana usohora kandi niyacu ikabyungukiramo Imana y'amahoro iguha umugisha kubw'uyu mwanya waduhaye ukaba uririmbiye ukoze umurimo wo kuririmba kandi n'abadukurikiranye ndabizi ko mwese mwanezerewe hanyuma turabashimiye cyane mwebwe mwari mudukurikiranye kandi mukomeze kugubwa neza n'indirimbo z'umukozi w'Imana harya ufite channel channel ndayifite yitwa Ab'ingenzi Gonzague wandika Ab'ingenzi Gonzague warangiza ugasanga indirimbo ziriho nubwo ntazishyiraho zose hariho iza mbere ariko ndi kugenda nshyiraho n'izindi nshyashya kandi bagomba no kugutera inkunga kugira ngo izi ndirimbo uri kuririmba zizasohoke ari amashusho nyine ababishoboye ariko babishoboye rwose mukabyara mwe babishoboye bafite umutima wo gushyigikira umurimo w'Imana muzanshyigikire muntera inkunga kugira ngo nkore ayo mashusho cyane ko mbindi ku mutima mbimaranye igihe kirekire ubwo ugera kuri channel yanjye nyine warangiza ukora subscribe kugira ngo n'ikindi gihe indirimbo zizaba zigiyeho ujye mu bantu ba mbere bashobora kubona izo ndirimbo cyangwa se n'ibindi bikorwa byacu tuzadushyira kuko kuri channel yanjye nshyiraho indirimbo nkashyiraho cyane cyane nk'iyo ndi mu materaniro twafashijwe mbishyiraho nanone nshaka gushyiraho ubuhamya bwanjye iyo utafashijwe so mubishyira byose mbishyiraho nta n'umunsi njya mu iteraniro ngo ntafashwe noneho rero n'ubuhamya bwanjye nshaka gutangira kubushyiraho nkabushyiraho buri ku masere ku buryo umuntu wese azamenya Gonzague ni muntu ki Gonzague mbabwiyeho gatoya hanyuma hita ubahana nimero zawe za telefone ku buryo umuntu wagukenera yazaguhamagara kumpamagara rero wampamagara kuri 07 8 8 57 10 52 07 8 8 57 10 0788 57 10 52 God bless you. Hanyuma ndifuza ko dusoza ubasengera urabona yuko hari abari mu rugamba nk'urwo wari urimo hari n'abafite urugamba ruruta urwo wari urimo ariko wowe urumva uburibwe n'umubabaro wo kuba mu ntambara nk'izo hanyuma ndifuza ko wasengera abadukurikiranye bari mu kibazo nk'icyo wari urimo Imana iguha umugisha reka tubasengera Imana Mana data twese uri mu ijuru
ndagushimye kandi ndaguhimbaje, nkushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe udahwema kutugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Uri Imana yacu mu gihe cyashize, uri Imana yacu uyu munsi, ndetse uri n'Imana yacu mu gihe kizaza. Nejejwe nuko uyu munsi unyemereye nkagira uburyo nganira n'abavandimwe, ubwoko bwawe, abantu wironkeye mu biso by'amaraso yawe Yesu Kristo. Uburyo tuganiriyemo bufashije imitima yabo, ndetse nanjye ubwanjye nafashijwe. Ni nabwo buryo nejejwe no kumva nazamura mu ngo by'amasengesho ubwoko bwawe, abaje n'abagaragu bawe bafite intambara zitaboroheye zimeze nk'izo twanyuzemo. Dufite abantu benshi bashenye ingo kubera ikibazo cyo kutabyara. Dufite abantu benshi bashenye ingo kubera ikibazo cyo kutumvikana muri byinshi bitandukanye. Dufite abantu bashenye kubera ibintu byinshi bitandukanye. Dufite abantu basubiye inyuma, ari n'abasore n'abakobwa, bitewe no kutihanganira umusozi bahagazeho. Ndakwinginze no kugira ngo Uwiteka Imana mu ijuru, ukuboko kwawe kwiza kuberekereho, ubatabare mu gihe gikwiriye, ubatabare ubakorere imirimo n'ibitangaza. Muri iri sengesho wakora ibintu bibiri: wabaruhura ukabakorera igitangaza, ukabasubiza kwifuza kwabo. Mu gihe utarabikora wabongerera imbaraga zo kubyihanganiramo, nk'uko n'ubundi ngo nawe umunsi wasenze uri mu gashyamba k'Igetsemane uvuga ngo data, ngo niba byakunda ngo iki gikombe kindenge, ngo ariko biye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Bibiliya ikatubwira ngo icyo gihe ngo maze ngo data ngo yohereza marayika ngo arangije akongerera imbaraga. Uwo ni wowe Kristo. Rero za mbaraga wongerewe icyo gihe turazikeneye. Dukeneye kubona hari ababyeyi bazongererwa, dukeneye kubona hari abagabo bazongererwa, dukeneye kubona hari abakobwa bazongererwa, dukeneye kubona hari abasore bazongererwa. Ndumva nifuza ko Uwiteka kuri urubuga hari abantu bazashima izina ryawe bavuga bati twabonye ineza yawe kutarabibo kubwira isengesho. Urakoze Kristo. Nyemerera nkwinginge vuga ngo Uwiteka Imana mu ijuru, uko wakoraga kuva na kera ntiwahindutse, na n'umunsi uracyakora. Bityo rero akenshi iyo tugusaba nk'abantu, wowe wajya gukora ugakora nk'Imana. Bityo rero tugusabye ibyinshi biduhera ubuntu. Nejejwe no kuzumva hari abantu bafite amashimwe kubw'igitangazo bakoze kubwicana byose. Bityo mbisabye mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Imana umugisha, turabakunda. Amen.